Mu mateka y'u Rwanda hari amazina atazibagirana. Mu gihe cy'amahoro cyangwa mu bihe bikomeye, hari abagore bahagarariye ubupfura, umuco n'ituze. Uyu munsi turibukiranya amateka y'umwe mu bagore bamenyekanye cyane mu Rwanda rwa kera, Umwamikazi Rosalie Gicanda, umugore w'umwami Mutara III Rudahigwa. Mbaye ikaze muri ikiganiro tugiye kubana, nitwa Adolphe. Usaba gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo ibiganiro nk'iby'ubwenge bigiye kugeraho bikugereho ku gihe. Ndabashimiye, murakaza neza. Umwamikazi Rosalie Gicanda yavutse mu mwaka w'1928 mu karere ka Nyanza. Yakomokaga mu muryango wubashywe cyane ufite inkomoko mu bwoko bw'Abega. Yakuriye mu muco wo kubaha, gukunda igihugu no kurangwa n'imbabazi. Mu myaka y'1940 ubwo yari umwana muto, yari azwi nk'umukobwa w'inyangamugayo kandi wicisha bugufi. Ibi byaje kumutegurira kuba umufasha w'umwami, kuko mu muco w'u Rwanda rwo hambere umwamikazi yagombaga kuba umubyeyi w'igihugu. Mu mwaka w'1942 Rosalie Gicanda yashakanye n'umwami Mutara III Rudahigwa, maze aba umwamikazi w'u Rwanda. Yabaye umugore w'umwami wari uzwiho ubupfura, ubwitonzi n'urukundo rw'abaturage. Aho yabaga hose yitaga ku mibereho y'abagore n'abana, ashyigikira ibikorwa by'uburezi n'ubuvuzi. Yafashaga abapfakazi n'imfubyi, akabafasha kubona ubufasha n'amashuri. Nubwo yari mu ngoro y'ubwami, yabaga hafi y'abaturage kandi ntiyishyiraga hejuru. Mu mwaka w'1959 umwami Mutara III Rudahigwa yapfuye mu buryo butunguranye ubwo yari ari Bujumbura. Urupfu rwe rwateje impinduka zikomeye mu gihugu, ari nazo zazanye politike nshya z'imvururu n'amacakubiri. Umwamikazi Gicanda yasigaye i Nyanza, aho yakomeje kubaho mu bwitonzi n'isengesho. Nubwo ubutegetsi bushya bwari butamwifuriza amahoro, abaturage benshi bamubonagaho ikimenyetso cy'ubumwe, umuntu wibutsa amateka n'umurage w'u Rwanda rwo hambere. Mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, umwamikazi Rosalie Gicanda yagumye mu rugo rwe i Nyanza ku itariki ya 20 Mata mu 1994. Abasirikare bari bayobowe na Lieutenant Pierre Bizimana baje kumusohora iwe, bavuga ko bamusaba kuza kubazwa. Icyo gihe umwamikazi n'abamuherekeje bajyanywe ku ishuri rya EAV Nyanza, aho bahise bicwa urw'agashinyaguro. Urupfu rwe rwababaje cyane Abanyarwanda n'abari bamuzi. Umwamikazi Gicanda yiciwe ubusa, ariko asiga urwibutso rukomeye rw'ubupfura, ubumuntu n'ineza. Uyu munsi amateka y'umwamikazi Gicanda yigishwa mu mashuri, kandi amazina ye yanditse mu mateka nk'intwari y'abagore n'Abanyarwanda bose. Urwibutso rwe ruri i Nyanza hafi y'ingoro y'ubwami, aho buri mwaka abantu benshi bajya kumunamira. Yabaye ikimenyetso cy'umuntu, kubabarira no gukunda igihugu nk'uko benshi babivuga. Gicanda ntiyapfuye mu mutima y'Abanyarwanda. Abanyarwanda baracyamufite mu mitima yabo. Umwamikazi Rosalie Gicanda yasize ubutumwa budashira. Kuba umunyacyubahiro si ugutwara abandi, ni ukubakorera. Amateka ye ni isomo ry'uko ubupfura, ubumuntu n'urukundo biramba kurusha ubutegetsi. Niyo mpamvu igihe twibuka umwamikazi Gicanda, tuba twibuka n'ubwiza bw'umutima w'umunyarwandakazi nyakuri. Nge twabanye muri iki kiganiro, nitwa Adolphe. Iyi ni Adolphe Rwa. Kora subscribe,
like, share na comment kugira tuzabane no mu bindi biganiro no mu yandi mateka no mu ndi bucukumbuzi. Murakoze, ndabashimiye.